Ni amakuru ari gukomeza kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru ababaje cyane yabereye ahitwa Burimbi mu muhanda uva Nyagatare werekeza mu karere ka Gicumbi. Ngira ngo nkuko uriho urareba kuri iyo screen yawe uriho urabona imodoka ya ambulance aho yakoze impanuka ikubika cyangwa se ikiyubika. Aya makuru ari gukomeza kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga ngo ese mu by'ukuri byagenze gute. Ngira ngo ni byinshi abantu bari kuvuga, anarebyo ngiye kukugezaho. Ngira ngo ni impanuka uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga iri kugenda ivugisha abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo nyine muri ubwo buryo bitewe n'ukuntu iby'iyi mpanuka bimeze, ndetse ndaza kuza kuba nabikugezaho. Iyo mpanuka yabereye hariya Burimbi mu muhanda uva Nyagatare werekeza mu karere ka Gicumbi. Biravugwa ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko no kutaringaniza umuvuduko. Murabizi ukuntu izi modoka z'imbangukiragutabara, murabizi uburyo izi ambulance nyine ziba zihutana abarwayi, ziba ziri mu butabazi. Biravugwa ko rero iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi, byatumye nyine iyi mpanuka iba. Ngira ngo uri kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga ni benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo. Ariko kandi hari abandi bantu babonye iby'iyi mpanuka ahantu, bavuze ko ngo iyi ambulance yacomotse ipine. Mu gucomoka ipine bituma nyine gukata iyi ambulance ihita yiyubika, impanuka iza kuza kuba yagenda gutyo. Ariko kandi ibyo byose ngo bikaba byatewe n'ubundi no kwirukanka n'uburyo mu by'ukuri umushoferi wari utwaye iyi ambulance ataringanije umuvuduko neza. Ibyo ni biri kuvugwa, hanyuma bikaba byatera iyi mpanuka imeze gutya. Ndetse n'ukuntu uyu munsi murabizi ukuntu imvura yiriwe igwa, uburyo mu by'ukuri umuhanda wanyereraga cyane. Murabizi bisaba niba imvura yaguye abashoferi bigengesere kuko umuhanda ushobora kunyerera. Nabyo bikaba biri mu byateye iyi mpanuka imeze gutya. Hanyuma nyine kuvamo kw'iyo pine, ubunyereri, byose bikaba byateye iyi mpanuka imeze gutya. Ese byagenze gute? Ese nta waba waburiye ubuzima muri iyi mpanuka? Amakuru ahari aravuga ko Imana yaje kuza kuba yakinga akaboko, nta muntu waburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko kandi bamwe bari kureba amapine y'iyi modoka, amapine y'iyi mbangukiragutabara niyo ari kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga, bakavuga bati ni gute mu by'ukuri ibitaro niba ari iby'akarere haba hari amafaranga ateganirijwe gusana, niba ari amapine, niba ari ambulance kuyitaho, ni gute nk'izi modoka badashyiramo amapine mazima, bagashyiramo amapine y'ipasi? Ngira ngo uraza kuza kuba wabibona kuri iyo screen yawe uburyo iriya pine y'inyuma yegereye hariya kuri plaque, uburyo yashizemo. Ngira ngo ugeranije y'imbere urabona ko isa nkaho imeze neza. Ariko kandi bamwe bakanavuga ngo iyi pine y'inyuma niyo kujijisha kugira ngo nibareba babone ko nyine iyi reserve y'ipine nyine urabyumva, kujijisha nyine bavuge bati bya bikoresho burya birakora. Kandi mu by'ukuri amapine yarashaje ku rwego rwo hejuru. Bya bindi nyine byo kujijisha ati rwose baragira ngo bimeze gutya rwose, hanyuma dukomeze twirira amafaranga. Ibintu nk'ibi ngibi ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bavuga bati
ati se ubundi ni gute umushoferi yatwara imodoka ifite ipine y'ipasi imeze gutya mu by'ukuri ntibe yakora impanuka? Ariko kandi na benshi bakagaruka ku muvuduko. Murabizi izi modoka za ambulance ni nakumirwa, ariko ni kenshi izi modoka zikunze gukora impanuka. Ni kenshi ujya kumva ukabona mu itangazamakuru ambulance ikoze impanuka, abantu bangahe barapfuye, ugasanga sinibuka impanuka yaguyemo abantu bangahera, niba ari 5. Iyo mpanuka ni imodoka yamanutse umukingo, iyi ambulance yamanutse umukingo, irangije irangiza ubu ni umusozi ndi kubita umukingo, umusozi abantu bagera kuri bango banza byarabaye mu masaha y'urukerera gutyo mw'abantu mwe, ku buryo nyine ibi bintu byo kumva abantu ngo ambulance zakoze impanuka, aho bamwe bari no gusaba ngo izo ambulance nta kuntu byibura zashyirwamo nk'ama speed governor, cyangwa se abashoferi biza ambulance bakigishwa uburyo bagomba kugenda mu muhanda. Aho abashoferi bamwe bari gukureminga, hari igihe ubona mu by'ukuri ambulance kwinjiranye donc igashaka no kugukoresha impanuka. Ibintu nk'ibi mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga aho abantu bari kuvuga bati se none byibura ko ambulance aritwaye abarwayi, none buriya uyu muvuduko umeze gutya byo buriya hari ikintu wenda byo byongereye, none se umurwayi yakize ko bakoresheje umuvuduko mwinshi cyane bigatera impanuka, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga zigonza abantu. Ese ubwo buzima bagiye gutabara ugasanga bisha abantu, bagonza abantu, ubwo buzima bwo bagiye gutabara n'ubuzima bumeze gute? Kandi mu muhanda nyine ugasanga abantu benshi bari kuvuga bati ibi bintu ambulance, izi mpanuka za ambulance turasaba ko zigomba kugabanuka biciye mu nzira. Niba leta yakwigisha, niyo polisi yabigenza gute, ariko abantu benshi bari kuvuga bati rwose izi mpanuka zimeze gutya ziteye ubwoba. Ibitekerezo biri kugaruka kuri aya makuru. Hari uwagize ati ikibazo s'amapine ahubwo kuba zitwa ndakumirwa bituma zinanyuranaho n'ahatemewe, zigira akavuyo mu muhanda, ahubwo nkurikije uko zirukanka nta nubwo zigwa. Hari undi wagize ati ni ukuri birababaje cyane, ati gusa twizere ko nta waburiye ubuzima muri iyi mpanuka, ati iyi minsi impera y'umwaka, ati rero ni ukwitonda, ndati izi ambulance polisi ijye izandikira nta miyaga. Hari undi wagize ati oya s'amapine, ati si cyo kibazo ahubwo yirukaga kuko hari ya burimbi, hari amakorosi maremare kugera epfo ku kiraro cya Cyandaro. Ndati amapine arashaje nukuri, ati gute kweri aya mapine batayasimbuza. Undi yagize ati nukuri izi modoka ziba zirukanka cyane, ati kandi baba baramura ubuzima bw'abarwayi zitwaye, atariko abashoferi nabo bige kugendera mu muhanda neza, tubusanga izi ambulance zibangama. Undi ati mugihamagarize imbangukira gutabara, ati tabare. Undi ati amapine yarashize neza naho ngo bashyize ambulance mu muhanda. Undi ati reba ayo mapine yabaye ipasi y'imodoka, ati kweri, ati rwose izi modoka bajye bazandikira. Ngira ngo undi yagize ati yibaze pe ipine nk'iyi ati y'inyuma muri iyi mvura rwose nayo yaguteza ibyago. Undi yagize ati iyi modoka izize amapine ndetse n'umuvuduko. Undi ati ahubwo wakibaza ukuntu imodoka ya leta igira amapine y'ipasi kuriya n'ukuntu ziba zihuta cyane. Undi ati imodoka irabe nta ndembere yihetse kuko iramutse yaririmo byaba ari bibi cyane. Undi ati nukuri birababaje cyane, ati nge ndabona abatwara izi modoka bagakwiriye kwigishwa kuko bagenda mu muhanda nabi kandi bariho bararamura ubuzima bw'abantu. Ati rimwe na rimwe ugasanga zikoze impanuka
Undi ati iyi reserve ni umutako ko batasimbuje ririya pine. Undi ati nge ndabona ririya pine ry'inyuma ari ukujijisha kugira ngo bajye bamenya ko izo modoka zibe zifite amapine mashya. Ati naho ibi rwose za ambulance turarambiwe izi mpanuka ziri guhitana ubuzima bw'abantu zikozwe na ambulance. Ati rero ndumva polisi y'u Rwanda yashyira muri izi modoka speed governor. Undi ati nge numva speed governor atari uyo yihutirwa kuri izi modoka, ahubwo abashoferi bigishwe kugenda mu muhanda neza kuko izi mpanuka ziri gutwara ubuzima bw'abantu zirakabije cyane. Reka nsoreze ahangaha, mu by'ukuri n'ibitekerezo byinshi, abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri iyi mpanuka y'iyi ambulance, uburyo yaje kuza kuba yagenda. Mu by'ukuri wumve ko bibabaje cyane, abantu benshi bari kuvuga bati bigende gutya bitewe n'ukuntu rimwe na rimwe abantu bumva impanuka za ambulance ABCD zihitanye abantu, umuvuduko, kwirukanka cyane, ibintu nk'ibi ngibi. Noneho hajemo iyi ambulance yakoze impanuka ubona ko ipine ryashaje, abantu benshi bacitse ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Ndatekereza ko mu by'ukuri abari muri iyi ambulance bajyanwe ku bitaro kandi bariho kwitabwaho, ndetse n'amakuru meza ko ntawe wigeze uburira ubuzima muri iyi mpanuka. Imana yakinze akaboko, ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, hanyuma tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu.